Mushumba Theogene muraho neza. Numvise ijwi ry'Imana rimbwiye ngo Imana igusinyiye, mbese usinyanye n'Imana kontara. Hari abarangiranye n'uyu mwaka, hari abarangiranye n'imyaka 2, hari abarangiranye n'5, ariko mbonye marayika avuze ngo ni viza ihoraho, ni kontara ihoraho, ni kontara ihoraho. Ikindi iguhaye na viza ihoraho, kuko numvise ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mureka akantu nkavuge. Mbonye ari ku kibuga c'indege numva baravuze ngo aranyura muri VIP. Imana irambwira ngo mubwire ko abana mbahaye ubwene gihugu, kandi itanze ubwene gihugu bw'abana, ubwo bwa mama na papa buba buriho. Haleluya! yarakiri muto wo gukorera Imana ibindi byinshi, ariko Imana niyize urugero umuntu ageramo ikamuhamagara. Iraruzi burya cyane, acyo warenzaho. IHIRWE TV. Mu by'ukuri ni impanuka yabaye ikomeye, ngira ngo murimo sinzi niba kano kavido muri kukabona. Uyu muri kubona yitwa Donati, yarari kumwe mu modoka imwe na Pastor Theogene. Uyu wari muri koma, ntabwo yapfuye, ari muri koma. Reka tuvuge ngo Imana imurengere ayivima amahoro. IHIRWE TV. Twabonanye muri kino cyumweru mu minsi yashize, nta n'iminsi myinshi iciye hatarajya hariya. Gusa n'amagambo nk'ato twari duhuriye hano twicaye, aravuga kuri iyi mihanda ntibyoroshye, umubumbe wabaye danje kwa kundi kwe, ariko arambwira ati ariko ubuharyo ubundi Imana izaturuhura imiroho ryari. Arabwira ngo yakwikoreje umuzigo n'ibizigi izakuruhurira. Nuko namushubije jewe. IHIRWE TV. Iki ni igihe cyawe cyo guhembuka, nawe ugahembura abandi. Reka nongere mbasuzuro mbaye ikaze, mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose. Nizeye ko mumeze neza cyane. Niba utameze neza, ibihe bikaba bitakoroheye, reka nkubwire ko ari igihe cyawe cyo guhembuka, nawe ugahembura abandi. Njyewe nitwa IHIRWE, iyi ni IHIRWE TV, mba ndi kumwe naho uri kuri kamera. Uyu munsi nongeye kugira amahirwe yo kubana n'umushumba Revera Pastor Ntambabazi. Pastor muraho neza? Ndaho ndashima Imana. Ndabakiriye ku Mpemburo TV. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Amakuru ki mumeze muti? Ndashima Imana nta kibazo. Imana ishimwe cyane. Yego. Nje maze kwakira inkuru, ngira ngo namwe hari iyo nkuru mwayakiriye y'urupfu rw'umukozi w'Imana mugenzi wanyu Pastor Theogene. Birababaje kubyakira, byanje kugorana. Mwakumva nta ni inkuru abantu bari kuzana uko bitewe n'imishinga mfitanye, ibyo mwaganiriye, ibyo muzakorana, ariko niko bimera ku isi. Uwavutse arapfa, kandi imisi y'Imana yaguhaye irangiye nyine. Niba muririmbyi waririmbye muri ndirimbo yacu tuvuga mu gitabo cy'indirimbo ngo iwacu si kure ni hafi, umuntu ava mu rugo azi ko ari bugaruke. Iyi nkuru mwayakiriye mute? Yabagezeho muri hehe mu by'ukuri? Ngewe nayibonye saa 10 za mu gitondo, naho nayibonye kuri telefone, kuri muntu umwe kuri stati yabipostinze, numva simbyumva. Ariko noneho neza amenya amakuru, umuntu ahamagaye abimbwira n'inshuti yanjye uzi ko twatanye imigambi, twafite gahunda zacu zihariye twamba gupangana. Nuko mbyumvise nk'umupasiteri urababara, koze Imana urababara, ariko wanagera ukavuga uti okay, niko Imana yabishimye. No comment. Kandi yarakiri muto wo gukorera Imana ibindi byinshi, ariko Imana niyize urugero umuntu ageramo ikamuhamagara. Iraruzi burya cyane,
ntacyo warenzaho. Imana niyo izi urugero umuntu agira. Ibizi ibyo uzakoraho bizarangirira kandi ibizi n'ibizakurikirana yuko utanahari. Rero turababara tukarira nta kindi turi bukore twe ngo bidukundire kandi Imana ifite amaboko kandi Imana ntibitera isoni gukora icyo ishaka. Ntabwo gira gutyo umwana akavuga igatwara nyina umwana agasigara uruhinja. Sinzi ifite ukuntu ikora ibintu byayo mu bumana bwayo mu bushobozi bwayo, ariko n'abasigaye ifite ukuntu igenda barinda. Rero birababaje kubyumva, biragoye umutima, ariko nta mahitamo dufite. Imana yabyinjiyemo, nta mahitamo bahari. Biteye agahinda. Ni amagambo ya nyuma wenda yababwiye mwibuka ubwo muheruka kuganira, wenda ayo mushobora kuba mwibuka? Njye twabonanye muri kino cyumweru mu minsi yashize, nta n'iminsi myinshi iciye hatarajya hariya. Gusa n'amagambo nk'ato twari duhuriye hano twicaye, aravuga kuri iyi mihanda ntibyoroshye, umubumbe wabaye danje kwa kundi kwe, ariko arambwira ati ariko ubu harya ubundi Imana izaturuhura imiroho ryari. Arabwira ngo yakwikoreje umuzigo n'ibizi izakuruhurira. Nuko namushubije jewe yakwikoreje umuzigo n'igizaguturira. Gwabyo twari tuvuze nashaka kuvugira kuri kamera, bijyanye n'imirimo, bijyanye n'ibyo tubamo, bijyanye n'ibindi byose. Twari duhura hano kuri Sport View n'ubundi. Tugara ntibyihorera ugira ikibazo, yatwikoreje umutwaro n'igizaguturira. Reka dutuze Imana izabikora gutyo. Naho duherukana. Iyo umuntu arebye amwe mu magambo wenda avuze muri iki cyumweru cyangwa se muri ibyumweru, abona ko yarameze nk'umuntu uri gusezera. Ubundi yakoranaga imbaraga urebye. Ahagiye bari baramubaza hagura koranaga imbaraga mu rwego rwo hejuru. Katireka nkore vuba vuba nisaba ko gifite imbaraga. Imana itegura umuntu hagiye biduhisha, ariko nicyo gituma Imana yitwa Imana. Burya yavuze ngo igituma Imana yubaha ngo nuko ikinga ibintu. Kabikora ku bwa nyuma niko bimeze. Burya abanyapolitiki bavuga ibyo bazakora kugira ngo tubatore, ariko Imana yo ikora ibyo yumva ishaka mu bumana bwayo mu gihe cyayo, kandi ikintu kagikora nyine nta comment washyiraho, nta kintu warenza hejuru. Imana yagikoze, tsoke yagikoze. Isifu mu by'ukuri ziri kuba abantu bamwe bari kuvuga ko ari ibitambo, dore ko impfu z'abastari zimeze nkaho zibasiye mu idini rimwe. Reka mbivuge gutyo, kuko abantu barapfa umunsi ku munsi, abantu barataha, yewe hari benshi ntitubamenya, ariko iyo turebye mu bastari tusanga biganje mu itorero rya DPR. Ejo bundi tuvuye gushyingura Haleluya n'abandi bahanuzi haba Kacyiru, donc mu ngeri zigiye zitandukanye. N'uyu munsi Theogene yitabye Imana. Turibaza izi mfu ni izisanzwe, hari ikindi kintu kibiri inyuma? Ese ni amarozi nk'uko bivugwa? Ese ni ibitambo nk'uko bivugwa? Ni igihe kigeze Imana iri gusarura? Donc ni ikibazo nababaza. Reka tuvuga ukuri guhari. Ntabwo ikibazo ari kuba umuntu ari mu itorero rya DPR. N'abandi barapfa. Nese urusororo rye badashyingura. N'amarimbi yo mu Rwanda hose barashyingura. Ikibazo kiba gihari nuko ari ba bantu bazwi ariko bari muri rya torero. Nta bitambo biri iwacu okabyarawe. Torero ryacu ngo ni kwa kundi n'ubundi ko amatangazo turayumva. Ariko nko kubera ko ba bantu bazwi, abastari bazwi nyine babazi ntaherereye. Ku ruhande mushaka kugira ngo se nk'ukuraho ikintu cya confusion kubera iki ngo abantu bapfa muri ADPR n'iki byose kandi banazwi. Hari n'abandi bapfa ariko batamenyekana. Iyo wagiye kuri social media gutyo bakakubona ugakora ibiterane, baragusobanukirwa birumvikana, ariko abapfa ni benshi. Rero by'ukuri si impamvu y'ibitambo, si n'impamvu ariko muri ADPR ho bapfa abantu bonyine gusa. Aho tubava n'izo mpungenge,
hatagira n'uwibaza ngo mu itorero batangiye gutamba ibitambo oya nta n'ibinahari igitambo ni cya Kristo cyari gihagije rwose ibintu binave mu mitwe y'abantu kuko abantu barapfa ni benshi ku isi pe barapfa nta n'abandi baguye muri amazi batarabona ariko burya yuri public figure cyangwa se abantu bakubona cyangwa byakunda nuko nanjye rero ubundi mpfuye reba social media zose nirirwa ndiho hanjye kumenyekana byari ibintu bisanzwe rero ariko hakaba hari icyo tumba kwitondera ko buriya iyo ufite imbaraga nka ziriya uko buriya yakuye abantu benshi mu biyobyabwenge uriya muvandimwe yavuze ubutumwa mu rwego rwo hejuru yaruhuye imitima mu rwego rwo hejuru ntabwo rero Satani ashobora kwishimira kiriya gikorwa rero mu bumana n'ubushobozi bw'Imana niyo imenya ikigena tutibagije ko n'ibyo bitambo ku isi bihari tutanabyibagije burya tutanabyibagije ko Satani buri gihe abahiga abantu bose bahiga ibyo arimo akora ko niba ukuye abantu mu biyobyabwenge ukabakura mu mihanda ukagira ibikorwa byiza ntago mwanzanyurwa na biriya bintu urimo ukora kandi noneho bavuga se ko Imana yemera ko umuntu ataha Imana irabyemera ko twe ntituzi biri imbere ari ikintu kimwe burya iyo ishatse kutahari gishatse kukurinda buriya rero by'ukuri ntabwo wari bitambo cyangwa ngo naba mu itorero gusa n'andi madini arapfusha mu matorero menshi bapfusha abantu hose bapfusha abantu benshi ni impfu zisanzwe ntabwo ari ibitambo ariko mu rundi ruhande rw'isi y'umwijima rw'isi y'abarwanya ibyiza hari imbaraga Satani akoresha nk'iby'iminsi y'imperuka yani ko nabisubiza yego mu by'ukuri ni impanuka yabaye ikomeye ngira ngo murimo sinzi niba kano kavido muri kukabona uyu muri kubona yitwa Donati yarari kumwe mu modoka imwe na Pastor Theogene uyu wari muri koma ntabwo yapfuye ari muri koma reka tuvuge ngo Imana imurengere ahivima amahoro ni impanuka birimo biravugwa we ntabwo mubare uraba precise ariko w'abantu bapfanye na Theogene bamwe baravuga ngo ni 6 abandi ni 5 yaragiye gufata harimo abahanzi biteye ubwoba none ntacyo twabivuga ni uvuga ngo icyo mbona ni igihe cy'Imana iyo yashatse niko ibikora ubwo amakuru araza kumenyekana uri muri Imana imurinde n'abatashye nabo nta jambo ryo kuvuga umuntu afite nzi neza ko n'abagabo benshi barize gukomera barize abantu bananiwe bose abo twagiye tuganira ku matelefone abanyandikira abo tuvugana ababa kuri social media zanjye abo tuganira ababa mu mbuga zanjye nyine ibona ko ari bati se we mu Rwanda mumeze mute ntiturakomeye bibaho wari kurumva ni birarenze ariko tugomba kubyakira tukabigiramo n'isomo buri ikintu cyose kibaye mu buzima kiba ari isomo ryawe isomo ry'undi no kubasha gutegura imirimo myiza no kubasha gutegura ahazaza h'umuryango wawe ko turiho uyu munsi ariko ejo ntabwo ari ahacu by'ukuri ntabwo ari ahacu hari akavideo karimo karacicikana k'ubuhanuzi bwa Nyirapasika reka muvuge gutyo ndagira ngo wenda mutubwire muduhurize ibino bintu ubuhanuzi bwa Nyirapasika yahanurira Pastor Theogene Mushumba Theogene muraho neza numvise ijwi ry'Imana rimbwiye ngo Imana igusinyiye mbese usinyanye n'Imana kontara hari abarangiranye n'uyu mwaka hari abarangiranye n'imyaka 2 hari abarangiranye n'5 ariko mbonye marayika avuze ngo ni vizi ihoraho ni kontara ihoraho ni kontara ihoraho ikindi iguhaye na vizi ihoraho kuko numvise ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mureka
akantu nkavuge bonye ari ku kibuga c'indege numva baravuze ngo aranyura muri VIP. Mani irambwira ngo mubwire ko abana mbahaye ubwene gihugu kandi itanze ubwene gihugu bw'abana ubwo bwa mama na papa buba buriho. Haleluya! aha muri bakuru mu mwuka wenda uwakumva bino biri gufatwa mu ngeri zitandukanye. Ubyumvishe aravuga ati kontra y'igihe cyose ni bishobora kuba ari urupfu rw'umuvandimwe witahiye, abakongera akavuga uti bamwe barangiranye n'uyu mwaka abandi barangiranye n'imyaka 2, byumvikane ko we afite uburame kuba atarangiranye n'uyu mwaka, abandi bakongera akavuga uti ahantu yaba yavangiwe. Hanyuma bakongera bakareba kuri indi jambo rivuga ngo abonye ari ku kibuga cy'indege avuga ngo anyure muri VIP. Bande bakatekereza bati ese ko yaguye mu mahanga wenda umubiri we kuwufata azanyura aho ngaho. Donc ni wenda niyo mpamvu mvuze ngo reka baganirize mu dusobanurire wenda ku by'ubuhanuzi nk'abantu bakuru muri ibintu by'umwuka. rero Vitali nkubwiza ukuri, iyo umuntu abwenga Imana yavuze ukajya kumuvuguruza ubusa nk'ukoza amakosa atarakenewe, ariko ahubwo ubuhanuzi wavuze nibwo buvuguruza cyangwa bwerekana ko ibyo wavuze ari ukuri. Yego, numva nta bintu byinshi yavuze ko azabaho, nyine nawe urabyumva. Ese koko ibyo yahanuye bihuye n'ibyo turimo tubona uyu munsi wa none? Kuko hari aho yageze aravuga ati mbonye asinyanya n'Imana kontra, ati muhaye viza y'igihe gihoraho. Yavuze igihugu yari mushyiriyemo, ariko araje ati numvise Imana yarekera hariya twari kumva nyine uru rugendo rwa nyakwigendera, ariko atabana bihaye bwene gihugu nabwo urumva n'ikindi kibazo. Rero burya umuhanuzi n'umenye urwego, biriya tubwira ngo ubuhanuzi nibusohora nibwo tuzemera ko bwa ruhanuzi bwo kuri. yego. Ashobora kuba iyo umuntu akurikiye nk'umuntu wakurikiye ubuhanuzi yarageze ahantu heza ati mbonye asinyanya n'Imana kontra kandi ngo viza ihoraho. Twari ko twumva nyine ko bihuye, ariko ati mbonye uciye ku kibuga cy'indege Unyuze muri VIP. Muri VIP ngira ngo n'ibindi nk'ibyo byose. Rero mu rwego rwacu no mu buryo bwacu no mbaraga zo kubitekereza, ngira ngo n'undi wese ubyumva yakumva igisobanuro cy'ibyo bintu tirumbaza byinshi Vita. Igisobanuro cyabyo kirumvikana, byavuze birumvikana, n'ibyabaye birumvikana, ariko burya iyo umuntu avugishwa n'Imana hari ibindi biba biri ku ruhande, nabwo ntabwo nabyita ngo yayobye, sinabyita ngo yakoreje ukuri kwabyo, ariko ntekereza ko hari icyo yasobanuye abantu bakacyumva. Kandi uko umuntu itabye Imana se ni viza nyine, kandi yavuze n'igihugu yenda kwerekeramo, ugereranije usanga ubuhanuzi bufite icyo busobanura, bafite n'ikindi buvuga. Ahubwo ikinyezi turebe ngo si ibyo yatubwiye bisa n'ibyo turimo tubona, icyo gihe dushaka umwanzuro hagati aho ngaho. Ariko burya mu byiza Imana ivugisha mw'abantu hari n'igihe hazamo n'akandi kabazo gato, gusa abantu bakoresha bwabwenge mu kumva. Burya buri gihe ubuhanuzi tubwemera busohoye. Ubuhanuzi bwemerwa busohoye. Ni nako ibirivuga, ariko Ibi ngibi wenda ntibishobora guca abantu intege. Ubuhanuzi mu bya ashobora kuba yarabahanuriye cyangwa se no ku bandi bahanuzi bose. Oya, nyira Pasika n'umukozi w'Imana, cyo ntago wabicikaho intege, n'ibyanaguca intege. No mukozi w'Imana no muhanuzi nta kibazo rwose, kandi Imana izagumya, kandi ntigira ko nta kigoye gihari. Ntago bacika intege. No mukozi w'Imana mwiza, no umuntu Imana yahaye ijambo, no mudamu uhagurutse mu gihe cye. Kuba biriya byarabaye nibisanzwe, byaba no kundi wese, kandi bigaragara ko yubwumvise mwintangira wumva neza bujya kumera nk'ibyo turimo tubona uyu munsi. Yenda hanyuma niho hajemo akabazo, ariko nako ntabwo ari akabazo. Abantu bicaye bakagenzura ubuhanuzi twamenya icyo bavuze buriya. Bivuze ngo dushobora kuba ari ubusobanuro bwacu twebwe twabijyanishamo ugasanga imvugo y'Imana irenze. None se ubwiwe n'iki ko abana batajya hanze?
ubwo bwacya mu gito ntabwo washobora ngo ugende ngo ubucire ifuti ubwiwe n'iki ko mu bamukundaga bati gengeye gutwara umuryango we ngujyane mu gihugu runaka. Erega hirya yuko umubyeyi yapfa amasezerano arakomeza. Ashobora guhanura ubwa kera agahanura iby'iki gihe n'ibizaba nyuma yaho. Kaba ko yamuhaye viza ihoraho ariko n'abana bahaye ubwene gihugu urumva ni ibintu bibiri bisa nk'ibitandukanye. Yego. Iyo ubugenzuye neza ufite umwanya wo kubwumva ari abahanga bazi gusobanukirwa cyane ko bazi ko ibintu by'umwuka wera bahita bumva icyo kintu ashatse kuvuga. Ye ntango dushaka kubwanariza cyane ariko ntekereza ko ku ruhande rwanjye ufite umwanya wo kumva ukabyumva neza. Twaravuga ati imuhaye viza ihoraho. Sezeranye n'Imana isezerano. Ati kandi aranje ati mbonye aca ku kibuga kinini ntituzi uyu munsi uko biza kugenda. So rwose igitangaza ko abana babona ubwene gihugu abana bajya hanze n'umudamu ibyo ni ibintu byose mureke turindire tweye gufatira umwanzuro kuri kimwe cyabaye turindire n'ibyakurikiyeho. Ariko habukwiye ko bahanuzi nyine n'Imana twongerera ubwenge bwo kumenya ngo turavugira he turabwira abande mu buryo buwe. Marangamutima yacu ntakadutware. Yes. Izifu z'abavandimwe z'abakozi b'Imana ziratwigisha iki ziraduhiriye somo nk'abantu turi kubireba kuko hari ikintu natekereje mu gitondo nkimara kwakira ino nkuru nese ntekereza ku yindi nkuru imazeho iminsi ndibaza nti hari kunyura inkuru z'abasambana hakongera akanyuraho inkuru z'abari kwitaba Imana. Ese ibi bintu twabireba nk'ibiri aho gusa cyangwa hari iki Imana iri gushaka kutubwira kutwigisha cyangwa se kuduha muri ibi bintu? Mukecuru umwe igeze kubwira urupfu aravuga ati warupfuye igihe ntuzoze kuntwara utabanje kunteguza. Urupfu ruti nta kibazo nzaguteguza. Yego. Uzarutwara muvandimwe rutwara uwo ku ruhande rutwara uwo hakurya urangije batinje gutwara naye mukecuru ati se kutanteguje ati natwaraga abandi sinaguteguzaga. Narumva. Ibi tuberaho kubisoma kwirinda gukora ibyaha ko twagaragara. Cya kabiri no guhora twiteguye tuzi neza ko dukora ibintu nk'abazarama ariko tukiyeza nk'abazataheje kuko utambutse n'isomo kuri twebwe. Kuba wategura imishinga minini nk'umuntu uzatinda mu isi ariko kanitegura ku isaha yose wanataha. Yego. Kandi ikigoye muri iyi minsi turi kwigisha abantu gutinda mu isi. Turi kubwiriza abantu fata visa fata imodoka fata indege iraguhinduriye guhaye ibi gutuje aha tukibagiza yuko yavuze ngo nagiye kubategurira amazu muzagejo. Bigaragara ko imyigishirize ya bamwe muri twebwe iri kwerekeza abantu mu isi kuruta kwereka ko ari n'ubugingo buhoraho. Ibyo rero isomo riba ryabaye ku muvandimwe n'abandi bagiye batambuka ni ukwibwira ngo ese we haryo ukozwe muki wejo wagenda wagaruka sejo wagenda byakunda. Ni ukugira ngo bitwigishe ubwabo binaduhane tumenye ngo twitonde kuko we hari ugenda amaze gutunganya ibyo yabikoresheje imbaraga byose. Hakaba ari n'uraho kandi ugasanga we harimo yumva neza impamvu agendanye reka ndacyari hano tukitwara nabi. Ni igihe cyo kwitunganya kabisa. Kwitunganya nagakora ibyo akora byashoboye akabikora kuko hirya buriya cyo ni isomo duhabwa kugira ngo yaba umuntu udasenga n'usenga amenye ngo iyi si tuyirimo ariko si yacu. Rero umuntu wese afite igare rye ni ya bisi tugendamo ku cyapa cy'umuntu avamo nta kundi byamera ntacyo yabikoraho ariko twige n'umenye ngo urupfu rw'abantu ni iki. Turabizi neza ko urupfu rw'umukiranutsi mu ijuru banezerwa ariko mu isi turababara. Ariko twege duteganya ko tuzana mu myaka ingana iki. Niba umuntu apfuye atararwaye twe duteganya ko kandi turagenda ku mamodoka turana nibazo ku cyumunsi wa none. Ibyo rero biduha impamvu yo gukora cyane no gusenga cyane no gutuza cyane no kwitegura ko ntituzi igihe urupfu rwakomangira. Ni time rwakomanga simbi hano ariko nava mu kanya mugashyira buti nta mbabazi yanyuzeho ahubwo baza ngo nyuranyeho iki siziki nkoziki byose tukabishyira muri mateka. Cyabasamba nabyo nukurinda abantu kuko niba abantu bagutega kamera ejo bakora ibindi. Rega mu isi bundi iteye nk'isoko
ngira ngo isoko wararibonye yego abari nk'abacuruza inyanya bacuruza urusenda bacuruza doda bacuruza ibyuma bikata abaza kureba ibicuruzwa batagura amabandi n'akabarimo n'iki byose bihari ni isi turimo nuko bimeze hari ibishariri bibabaza ibirushya bitera agahinda iby'amarira amaganya isi iri nk'ibintu byinshi ariko finally umuntu aragenda kandi nka ya ndirimbo ya Silas ngo buri muntu ku murongo we niba urujanuza abantu wa kabiri ahubwo twibaze ngo twe tugihumeka twe tugiye kugenda dusize dukoze iki tugiye dugenje gute biduhe kwiga ku rupfu rw'abagenzi bacu no kwitekerezaho cyane ko ngiye ntishyira mu bastar igihe ntabwo ndi umustar igihe uri we kareka ntabwo nishyiramo nishyira mu bantu baraho baciritse basanzwe ariko nkibaza ngo urutwaye umwana muto Theogene ntafite imyaka nk'iyanjye utwaye umwana muto nk'urugifite avenir ufite ibintu byiza yakoraga wahamagaye abana be yakuye abantu mu muhanda yakuye abantu mu rumogi yakoze ibikorwa none ngiye ndimo ndakora ikiro gasanga ngo bagenzi banjye n'abantu dukuze n'abandi bose twibaze ngo isaha yose urupfu rwatujyana ariko rutujyanye dukoze iki bitujyanye dusize iki mu rugo rwacu ese abantu bacu tubasize bitubera isomo abagihumeka no kwitunganya no kwiyeza ni ukuri bitubera isomo mu by'ukuri wenda cyo mwabwira umuryango we ndavuga umudamu w'abana ndetse n'abandi bantu babaga mu rugo nk'uko yajyaga akunda kubivuga ijambo mwababwira ruriya jambo mwihangane ni ijambo ritaryoha burya mwihangane buriya ikintu cya mbere kibabaza kubura uwawe hanga ibintu bine bifite imbaraga cya mbere gutakaza cya kiganiro mwagirana yego gutakaza za proje mwari mwarapanze no kumubura aho wamubonaga mu gihe wamukeneraga n'ababana bagendaga mu ishuri batwaye abasetsa ntibamubona ibyo ni ibintu utapfa kubwira umuntu ngo ihangane ahubwo icyo mukora no kumuba hafi ukamuhumuriza mu buryo butandukanye bitari ihangane atari bibaho atari niko bimera ahubwo tukagira ubwo dukora icyo gikorwa buribona iyo ugiye gushyingura hari abarira cyane hari n'abatarira babandi barira cyane babibuka amagambo bigeze kuvugana nawe bakibuka ibyiza yabakoreye mu buzima bakibuka icyo aho yagiye abageze ngenda bizana umuntu mwambwiye ati kuva mu buriri byananiye sinshobora kuva mu buriri ndapfuye ati ndananiye kubera iki yanyubakiye ubuzima kunyubaka bikomeye ati ngira ngo ushobora kujya mu kazi ubwo urumva nk'uwo nguwo aba yibutse ya magambo meza yibutse cya gikorwa cyiza rero nk'umudamu we n'abana wumva bababwira iki se yari byose ahantu hose yari amaboko yari amaguru yari ubuzima yari imibereho yarabafashije ibintu byose gusa sinibaza ko Imana yemeye ko ataha yabatererana ishobora kubaha ibintu byose ikabaha n'ibindi byose bashaka ariko hari ikiba kibuze gupfakara si ikintu cyoroshye kuba imfubyi babaye imfubyi turabizi si ikintu cyoroshye rero icyo twavuga ni kimwe hari Imana Zaburi 187 wa gatatu turavuga ngo Imana niyo yomora inguma z'abakunzi bayo niyo yomora nizipfuka nizo kwizigenza Imana ibasange bashyigikire kuko pfakara si ikintu upfubyi si ikintu ababo bayemo turabuze n'amarira turayazi ariko ndavuga ngo iyashimye ko agenda ifite n'uburyo izabukora ibyo bintu nabwira ngo yatangiye umurimo ntizigire batererana kandi Imana Pastor Theogene yakoreye ntabwo yaterana urubyaro rwiwe kimwe n'abandi bavandimwe baburi muri iyo mpanuka bose buri Imana ifite icyo amaze gutegura Pastor reka nyine tuvugana namwe mwihangane mwe mwakuranye umurimo mwaherukana kuganira ndetse n'abandi bantu bose inshuti ze abavandimwe umuryango reka tubabwire bakomeze kwihangana murakoze cyane kutwihanganisha n'itorero ryihangane tuduturakaje umupasiteri mwiza dukunda ntago biba byoroshye itorero rirahombye igihugu kirahombye abo yagaburiraga barahombye umuryango urahombye isi yose yakundaga Theogene nayo irahombye birumvikana ariko ku isi niko bimera
Imana idushyira ku isi izadutwarira ikibazo nuko ibiduhisha ntibitubwire bitubwira mu marenga gusa ariko nuko ni hatari ntago byoroshye ntago byoroshye ariko turabashimiye cyane ko muduhaye uyu mwanya ni ntago byari byoroshye ariko hari ijambo mwambwiye mu gitondo ngiye guhaguruka avuga uti ntago byoroshye n'ubu natwe tugiye guhaguruka tugiye guhurira aha ngaha ntabwo tuzi uko rero bimeze nari kubwiye ubuzima muntu akubwiye kuri yase nagira nashaka ngo twibukiranye yuko duheruka tuva mu rugo ariko ntago tuzi ko turi bugaruke mpamvu Yakobo yavuze ngo ntugatinganye ibyejo ko mutahazi ni ukuvuga ngo mu buzima tubamo umugabo wese apfana imigambi umugabo wese apfana amasezerano umugabo wese apfana ibintu bye bisanzwe ubera ngo dushobora gusohoka mu rugo ariko ukaba utizera ngo uri busubire gusa icyo dukora nk'abazagaruka ariko ndumva kwitegura nko utanagaruka byose byanashoboka niyo muntu akubwiye kuri ntabwo nagutinyishije ngo ugire umwanya natwe ubwacu tugomba twitegura ntituzi ngo ibyo turi bukore biraza kurangira ariko si ubwo banarifite we ntabwo bagiye mfite urupfu rwo ruzaza kandi umunsi rwaje ubwo nyine sinjye urwakira ahubwo abanjye bararwakira kuko ntacyo bari bukore ngo bangarure ariko ni byiza ko ibi bintu duhora tubyibaza ushobora umuntu kudapfa urw'ikirago cyangwa kwa muganga n'impanuka ikaza rwose ikagutwara nta n'inyama n'imwe urwaye mu nda nta n'ikibazo kiba gihari rero ni isomo ryo kwitegura ko biravuze ngo ikoreze urugendo rwawe witeka byongera bitugaruremo kumenya ngo Mana mvuye mu rugo twibuke ryasengesho uragize Imana urugendo rwawe uragize Imana ijoro uragize Imana igitondo mbere dusenga abantu turi contact n'Imana mu gusenga uti Imana bingiye kubikora bana nanjye muri ubu buryo yes yego murakoze cyane ndabashimiye nange murakoze Imana baho umugisha nanashimira n'abantu mwese mubana natwe umunsi ku munsi mushumba sinzi niba mwasengera uyu muryango ndetse n'abandi bantu bose bakundaga Theogene kugira ngo Imana ibaye gukomera wenda nicyo twavuga tugomba gusenga kuko umuryango ukeneye amasengesho Mana data wa twese uhoraho Mana y'ibyiringiro Mana ishobora byose Mana irema birumvikana si ikintu cyoroshye uri Imana ishobora byose kandi uri Imana igikora ni kenshi wagiye ukora ibitangaza n'ibimenyetso hari naho twabonye neza yigaragaza hagati mu bantu bose mwami Mana aka kanya nta jambo dufite kuvuga ku muryango wa Pasteur Theogene ariko data tuzi neza kuri Imana izuburyo mwami ndagusabye ngo uhe imbaraga n'ubushobozi umudamu we n'abana be kandi ubagire neza mwami ndetse abamukundaga twese mwami tugire neza kandi nukuri imbuto yabibyuze ivomerere ibyo yakoze bishyigikire ukomeze urugo rwe mukomeze mu buryo bwose mwami